Today the life I am living is not the life I choose. Uyu munsi ubuzima ndi kubamo ntabwo ari bwo buzima nahisemo. I am living in a bad situation and I didn't deserve this. Ndi kubaho mu bihe bitari byiza kandi ibingibi ntabwo ari byo nari nkwiriye. I know I am made a bad decision in my life. Ndabizi ko nafashe imyanzuro mibi mu buzima bwanjye. But it's okay. Ariko ntacyo bitwaye. God allows some more things to happen so we can learn. Imana ijya yemera ko ikintu kibaho cyangwa ibintu bibaho kugira ngo tubyigireho. I have learned a lot. Nize byinshi. No man will ever lie to me again to destroy my life. Nta mugabo uzongera kumbeshya ngo yangize ubuzima bwanjye. The next man I choose Undi mugabo nzahitamo to be with, kugira ngo mbane nawe, I will first get to know him well, nzabanza mumenye neza, know his family, menye umuryango we, and know everything about him. menye na buri kimwe cyose. No one will ever use me again. Nta muntu uzongera kunkoresha. Aya ni amwe mu magambo akomeye Vestine yabyutse agaragaza ku rubuga rwe rwa Instagram, aho yerekanye ko ari mu buzima bugoye ndetse ubuzima buhambaye, ubuzima bubishye cyane bw'urugo. Nyamara ibingibi byari byaragarutsweho cyane n'abatari bakeya, bavuga ko Vestine nubwo ashatse akiri mutoya ariko mu by'ukuri bitazamworohera cyane ko ashatse umugabo umuruta cyane, ndetse akaba ashatse wavuga ko ari pressure yashyizweho n'abantu, ndetse bivuga ko atari ku bushake bwe. Ibingibi rero byabaye ibyanyabyo bitewe n'uko ku rubuga rwe rwa Instagram yagaragaje ko ubuzima ari kubamo ari ubuzima butoroshye, ndetse avuga ko yibeshye ubwo yakoraga amahitamo nk'aya ngaya yo gushaka umugabo. Mu by'ukuri yari akiri mutoya, ndetse wavuga ko adafite mu mutwe hafatikaho kuba yabasha gutunga urugo. Wavuga ko bigenze bite aka kanya nyuma y'amezi 3 gusa, nyamara twari twiteze ko mu by'ukuri ashobora kuzatunga agatunganirwa, dore ko yari amaze gushaka umugabo w'umukire. Ntago byoroshye. Ese izi ngo ziri gusenyuka gutya zubakiye kuki? Ni ku musenyi? Ni ku muyaga? Mu by'ukuri ntago zubakiye ku rutare nk'uko Bibiliya ibivuga. Nyamara rero uyu nguyu Vestine ni umuramyi ukundwa na benshi mu Rwanda ndetse no mu mahanga, akaba aririmba indirimbo zigiye zitandukanye zo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse no mu minsi yashize hari inshyashya bari basohoye. Yarakubutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Canada, aho yari yagiye gutaramira agakora ibitaramo by'agatangaza. Aka kanya rero bidatinze umugabo we twavuga ko amubereye ya kagatinze kazaza. Twavuga ko rero urugo rutamuhiriye mu by'ukuri, gusa nubwo wumva turi kukubwira ibi ngibi ntago mu by'ukuri turemeza neza nimba ari byo koko cyangwa bamuhakinze, kuko ntago twumva ukuntu umuntu mu minsi mike yari wishimye agaragaza ko yishimiye urugo, nubwo yaciye amarenga ko abwira murumuna we yuko mu by'ukuri urugo atari ikintu cyo kwihutirwa, ndetse atari ikintu cyo kugenderera ukiri mutoya, ahubwo ari byiza gutegereza igihe cyawe n'imyaka ikigira hejuru, ugakura mu mutwe, ugahura na byinshi, ndetse abenshi bakagutraininga kugira ngo ubashe kugira ngo ukore urugo rwiza kandi rubereye abantu, ndetse rubereye umunyarwandakazi n'umunyarwanda, nubwo we atari yashatse umunyarwanda ahubwo yari yashatse umunyaburkina Faso, Idrissa Ouedraogo. Reka tubihanga amaso turebe aho bigana, tuzagenda tubaha update tumenye nimba koko urugo rumunaniye cyangwa se ari ibyo abantu bari kumutwerera mu by'ukuri atabivuze. Gusa ibitangazamakuru bigiye bitandukanye nka BNB FM ndetse n'ikindi gitangazamakuru Igihe n'ibindi bigiye bikomakomeye byagiye bigaruka kuri iyi nkuru, ndetse bigaragaza ukuri kwabyo. Sinumva ko hari igitangazamakuru gikomeye nka BNB gishobora gutangaza ibintu nk'ibi kidafite fact, kitaganirije nyir'ubwite. Ibyo ari byo byose ibi ni ukuri. Ese koko Vestine yaba atandukanye n'umugabo we Idrissa Ouedraogo yakundaga atahwemye guhamya mu itangazamakuru kamukunda? Byaba ari ikibazo ndetse byaba biteye inkeke. Ubuzima bwe bwaba bugana he? Reka tubitega amaso, gusa ntituzareka kumukunda. Nawe ukomeze umukunde ntako bisa.